Mwiriwe tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Tuvuge ko muri Republika Marasa Kongo urugamba rugiye gutangira byanyabyo. Burya byane byo kuva muri Uvira mitsi byo muri Uvira berekeza muri Kamanyola. Ibyo n'uruhande rumwe, urundi ruhande ni kocokoco piko. Intambara itoroshye ihangana rikomeye. Cyangwa abazalendo bari kwiyemerasha. Agace ka Kipupu nyuma y'imirwano ikomeye cyane wazalendo ikambuye ku rwego ruremereye umaze kwitikagura aba bazalendo mubona ku mashusho niyo bari kwivuga bari kumwe na FARDC de Tigre na Koya Iburforce ingabo zo muri FARDC ngo amaze gukora ibikorwa biremereye kuri M23 Kipupu bayambura M23 igenda yimyijimoso agace abazalendo ndetse na Iburforce yo muri FARDC barakigarurira. Ndakubwira operation bavuga uko yagenze muri aka gace ka Kipupu. Sibyo byonyine, Luvunji cyangwa se agace ka Luvunji ko muri zanza zekeza muri Uvira, FARDC yahageze itanga ihumure ivuga yuko nta macakubira akeneye muri kara karere, nta mu Nyamurenge, nta mu Bembe, nta mu Furero, bose ari abakongomani bagomba guhabwa umutekano, bagomba guhabwa umudendezo bakishimira igihugu cyabo bakumva batekanye. Aya n'amagambo yavuzwe n'umwe mu bayobozi bakomeye baje kugenzura aka gace nyuma yoko M23 ikavuyemo kagasigaramo FARDC ndetse na wazalendo. Bakaba ari guhamya neza cyane ko ubu ngubu ari ibintu biremereye cyane ibigomba gukorerwa muri aka gace, hatagomba kumvikanamo ibikorwa zihangana cyangwa se ukutumvikana hagati y'abaturage cyangwa se wazalendo ngiza n'amacakubiri. Ndabikubwira ku rundi ruhande M23 yashinje Kongo kutita ku byo bemeranije. Mbonima yemeza ko hari kigiye gukorwa cyihutirwa cyane nyuma kuvuga ko negotiation cyangwa se ibiganiro by'abahuzaga n'undi wa Republika Marasa Kongo ibyemeranijwe byose byagiye byirengagizwa na Kinshasa. Muri make ibijyo amasezerano bagiranye na Kinshasa kubisi igihwereye ngo bitabaturutseho bitewe na leta ya Kinshasa idaha agaciro ivyo bumvikanye cyangwa se ibyo bemeranije gukora. Agimwe by'23 shingira ivuga yuko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwirengagiza ibintu nyamukuru bemeranije cyangwa se ibintu by'ingenzi bemeranije gukora, ari nabyo kuri ubu ngubu birimo kurengwaho. Bakavuga yuko ibyo bigaragaza neza ubunyamwuga bukeya bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kudaha agaciro amasezerano bakoranye na M23. Ibisa byizera muri M23 hagiye kuba impinduka zikomeye, nako bamwe bavuga ko impinduka zabaye n'imiyoborere yo muri 23 ihindutse. Wakibaza ngo kubera iyihe mpamvu? Ndaje nkubwire ibiri gutangazwa kuri izo. None ibi ngibi ntabwo cyaba ari ikinyoma cyashyizwe hanze na African Intelligence. Amerika ngo yangiye President Paul Kagame pass kwinjira muri Leta Zunze za Amerika igihe President Paul Kagame yapanze kujya gusura Leta Zunze za Amerika. Amerika ikamushwishuriza ikamubwira ko atagomba kandagiza ikirenge ku butaka bwabo bitewe n'ibibazo byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa President Paul Kagame uyu munsi yaganiriye na Jeune Afrique ayibwira amagambo akomeye ku bintu bya Leta Zunze za Amerika. Ibyo nabyo tubigarukaho ngo ikaze tene ku musozo nk'ibisanzwe. Turi hamwe iri kuvugwa ikintu kiriya nta kimwe dushize ku ruhande, ahubwo byose uko byakabaye uko bivugwa ariko tubimenya tumenye ibigezwe muri aka kanya. Ndumugwa kamanzi uruhande mweka ngo tene ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nizo ibyo muri Kongo byikomeje kuvugwa mu buryo bwinshi. Mu gace kamwe akavugwa ibi, akandi gace akavugwamwo ibindi bitandukanye, ariko reka duhere kuri ibingibi byo kumungo imbere ku rugamba. Mu rugamba rumaze iminsi ruvugwa, ubundi ari uduce turi kurwanirwamo mu buryo butunguranye cyane. Agace ka mbere nako muri Fizi nyine ni Minembwe, ari naho M23 ivuga yuko imaze iminsi yanganye n'ibitero bikomeye tuka kuri FARDC. Nubwo ku ruhande rwa FARDC navuga yuko ari ibitero bahanganye nabyo bituka ku ruhande rwa M23 muri izi nzira zigana muri Minembwe indani rwagati. Angaho kamenya neza ko ari ibitero biza mu buryo butunguranye cyane, ari ibitero biza mu buryo butigeze butekerezwaho n'agakeya, biza mu buryo wakita ko
ari ibitero biza ku mupango wa FARDC ariko ntabaga batema kunyanga bayadupangiye. Ubu rero haravugwa agace ka Kipupu ngo niko kibasiriwe kandi gafatwa n'abazalendo bakambuye 23. Dore ibyo batangaje. Wazalendo bagize bati Kivu y'Amajyepfo kuva saa 12 z'umugoroba imirwano yahuje umutwe wa Ngumino n'umutwe wa FARDC w'intwari mu murenge wa Itombwe, hanyuma mu gace wavunguka Basimukindje ya mbere ku ruhande rwa Mikenge-Kipupu mudugudu wa Kilulwe Mwenga. Umutekano uracyari muke muri ako gace. Ngaya magambo yabanje gutangazwa ku masaha ya mugitondo kare ku isa y'isa 5 niho amakuru ngiyangezeho. Yavugaga yuko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ku itariki 13 saa 12 z'umugoroba. Yatangijwe n'abarwanyi ba M23 bataza ko M23 mu ngo abarwanyi benshi barimo Ngumino, Cirwaneho, Red Tabara n'abandi. Abo rero ngo bateye ku ruhande rwa FARDC bashaka kwirukana FARDC muri ibyo byerekezo kugira ngo bari bakomeza kugenzura izo nzira. Birangira FARDC nabo birwanyeho bakomeza guhangana nabo kuri ruhande. Agace ko muri Itombwe nimba muzano Itombwe iherereye iri hejuru y'ibice bigana muri Uvira ututse ku gice cya Mikenge, hanyuma ni muri Mwenga. Amakuru akemeza ko imirwano yageze mu gace ka Kipupu ari naho imirwano yabereye nk'izina iremere kushindi yose. Amakuru yabanje kuvuga yuko ibintu bye bimeze nabi, gusa kanya kaje gukurikiraho hahise hatangazwa andi makuru atandukanye nayo ngayo itakora ahamya ibyabaye. Bati Kipupu yagenzuwe byimaze na VDP Wazalendo na FARDC ibu ingabo zidasanzwe za FARDC. Kipupu na gace n'ikigo cy'ubuyobozi cy'umurenge wa Itombwe itsinda rya Basimukindje mu gace ka Mwenga intara ya Kivu nkuko n'ubundi nabo bavyemeza. Aba bameze yuko ku isaha y'isa 6 z'amanywa none tariki 14 no bahise bashira hanze itangazo ryemeza ko ubu Kipupu ari FARDC na Wazalendo bahagenzura barangije kwirukankanamo. Abo ku rundi ruhande bahanganye bakunze kuvuga ko ari 23 ariko n'aya mitwe nakubwiye haruguru bavuga ko bafatanije na 23. N'umurwano wabaye uw'imbaraga cyane muri izo byerekezo ndetse wavuga yuko byateye ihinduka rikomeye cyane ku bintu byemeze kuri terrain. Abarwanyi b'Abazalendo na FARDC bigaragaza bifata amashusho n'amafoto bagaragaza ko bagenzura izo nzira. Gusa abandi bavuga yuko M23 yarwanye by'akanya gatoya igasa nkaho ibakabahaya ku gace iri gutegura offensive attack n'ubundi kongera kubagarukana irimo kwahindukana by'imbaraga. Abandi bakavuga ko bayemeje ku byanyabyo ari Wazalendo na M23 hawatangaje urugero rw'abantu bakomeretse cyangwa se bishwe kugeza magingo aya nibiravugwa. Icyakora amakuru atangwa n'abasivile baho avuga yuko mukumva imirwano iremereye abenshi bahisemo kugukingiranya mu nzu zabo budasohoka. Abandi bavuga yuko imirimo yabo yabaye nk'ihagaze bitewe n'ugo rusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana hagati y'impande ebyiri zihanganye. Muri make ubwo ntabwo higeze kurwa imirimo yagombaga gukorwa, imirimo yabaye nk'ihagaze bategereje yuko urusaku rw'amasasu rwarangira rwahagarara, hanyuma bakareba ko wenda bakongera kubona amahoro n'umutekano muri rusange. Nubwo ariko bavuga uko nguko ko ibikorwa byabo byahagaze cyangwa se imirimo isa n'iyahagaritswe itari gukorwa, abo ku ruhande rugana muri Kasika bavuga ko bari mwituze nyuma nanone y'iminsi 2 y'imirwano iremereye yabaye muri akara garere. Bakavuga yuko kuri ubu nta mirwano iri kwavugwa nubwo atize ko ibintu biragenda neza nyuma kubona ko ari umurongo w'Abazalendo na FARDC wasaga nkaho turuka mu gice cya ruguru werekeza neza Kasika uri gutegurwa kuza bwa bigite n'undi kuri 23 gusa 23 nayo ikabanga iri gupanga uburyo bukomeye cyane bwo kwihagararaho kugira ngo dutakaza uduce twishi cyarimo. Niba tagenzura Mikenge ntibagenzure neza Minembwe ibice bikikije Bidegu, Musambia, Gakenge, Mikenge ibyo bice byose batabigenzura bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo n'utundi duce batatuvamo bikarangira basigaje hagati nta nabo batorobworera we ndanga batutse ku rundi ruhande baze gutabara muri Minembwe. Ibyo nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri 23 kabone nubwo ibyo bice by'inyuma bidafasha abimbere, ariko amakuru yekemeza yuko hari icyo bivuze cyane kuba bigenzurwa na M23. Tuvuye kuri ibyo ngibyo tuza muri Ruvunji mu gice cy'Uburasirazuba. Ruvunji irimo kugenzurwa na FARDC na Wazalendo. Muri zino kagiriye Ruvunji mu karere ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikari ni Brigadier General Dunia Kashindi Fabien yasabye abaturage
gushyira imbere ubumwe no kubana mu mahoro nyuma y'ihirikwa ry'imbazimu kugenda kwinyeshya amazembe twazivuye nako gace abasaba kugira ubumwe ndetse n'ituze. Fabien Dunia icyabwira abaturage batuye muri kiriya karere nuko kuri ubu ngubu bagomba guhuza umutima kandi bakagira ukumvikana n'ingabo za Wazalendo ndetse na FARDC. Ubutumwa bukomeye bw'uyu munsi ni ubumwe bwa bose, tutibagiwe n'abaturage b'Abafurero, Ababembe, Abanyamurenge, mu babungabungu. Iyo nkuru irarangiye yo gucagagukamo ibice. Uyu ni umusekera wa FARDC. Mu butumwa bwe kandi Dunia Generali yanatangaje ingamba zigamije kugarura umutekano no koroshya gusubukura ibikorwa by'ubukungu, harimo gukuraho inzitizi ku ruhande rwa Uvira Ruvunji no guta muri yombi abantu bose bitwaje intwaro batubahiriza amategeko. Ngo wajya gukora amasuku kuva Ruvunji kugera muri Uvira, kureba neza abantu bateje umutekano muke ndetse no gukurikirana ibikorwa zose, gufungura imihanda ikareka gukomeza gufungwa kuko ubu ngubu noneho uburyo bwo gutanga amahoro basa naho babubonye, hanyuma gatanga amahoro kuri bose kuko bafite ubugenzuzi bwaho, kandi ubaketse ko yaba afite gahunda yo kudubya umutekano bagahita bamuta muri yombi. Ahangaha niho 23 heri ivuga yuko inzira karengane ziba nyinshi cyane cyane ziborwa gukorana na 23 mu byo bita ubugambanyi, ari nazo benshi bavuga yuko bishobora kuzazatinira abasivile benshi muri ino bice kuzatabwa muri yombi kubwo gushingwa nyine ubwo bugambanyi. Gusa ariko ku rundi ruhande FARDC nayo ikemeza yuko ibikorwa zayo irimo gukora cyangwa se ibyo ikomeje gukorera muri ziriya nzira ari mu rwego rwo guhuza n'abari epfo kugira ngo birinde indi nguni yanyuramo M23 ikaza guteza umutekano muke. Kuva M23 yava muri izi nzira, ibikorwa bikomeje gukorwa n'ibyo kurima gatima abasivile. Nkuko bigarukwaho nanone yashimangiye agira ati, sinshaka kumva urusaku rw'amasasu muri uyu mudugudu. Igihe kirageze ngo buri wese asubire mu bikorwa bye by'ubuhinzi n'ubucuruzi. Kandi rwayo societe civile yo mu gace ka Uvira nayo yashyizeho itegeko ryo kwamagana amagambo y'urwango n'amakimbirane hagati y'imiryango. Muri make ntagire umuntu witunda umututsi, ntagire umuntu witunda umunyamurenge, umubembe cyangwa se umufurero, bose babane mu mahoro. Amagambo y'amacakubiri yamaganwe ngo ubumwe bw'abakongomani aribwo wisirwa imbere kuko bose basangiye igihugu, ngari byo bitizwe murindi na ibindi byose byo ni zero. Nyuma nuko bigarukwaho iyo Dunia yagize ati, dukeneye amahoro uyu munsi kandi twese tugomba kurwanya ubutumwa budutera amacakubiri. Oya ijyatanzwe na Mapenzi Mahembwa, umuzabikorwa wa dynamique de la société civile pour le développement durable, société civile muri ako gace. Nyuma y'amagambo yatangajwe na Dunia, abano bavuze ayakanya bavuga yuko badakeneye amacakubiri, bakeneye ubumwe, kunga ubumwe, gushyira hamwe, ari nabyo bigena iterambere, bikazana ubumwe mu mikorere, bigatuma buri wese akomeza kurangura ibikorwa bye hatabayemo ukuhangana gukomeye. Ku rundi ruhande rero, nkuko byatangajwe ngo umuyobozi wa société civile yanamagara abaturage bose ba Uvira guteza imbere ubumwe no kwanga ibikorwa bishingiye ku ronda bwoko, aho yingenza agira ati reka kuvuga mu Uvira, Bufuriru, Bembe, Nyamurenge, Bashir, Barundi, Bashavu, Bahavu n'abaturage bose bari mu mwuka w'amahoro. Aya niyo magambo y'ubumwe yatanzwe yuko abaturage bose bakwiriye kubana mu mahoro, apana ihangana, kuko ihangana nta kintu kizima ngo bitegura kuvanamo, cyangwa se ubutumwa bw'amacakubiri nta kintu kizima cyabuvamo usibye ihangana rikomeye gusa idafite 12. Kubwo ibyo rateguza yuko bakwiriye ukumvikana mu buryo bwa nyabwo, cyangwa se kugira ubumwe ari nabwo ugomba kuranga abakongomani. Garuke kuri iyi nkuru ikomeje kuvugwa. M23 ishinja Kongo kutita kuzo yiyemeje, aho Mbonimpa avuga yuko iki gihugu cya Republika ya Kongo ibigano byose cyagiranye na M23 bagiye birengagiza ibyo bemeranije, hanyuma M23 ntibite ku byo bayemereye. Ati twebwe abaganira, iyo mwumvise ko ubuyobozi bw'uyu mutwe butwohereza mu biganiro, n'ubutumwa bwihariye tujyaho kugira ngo tuganire ku mahoro mubona hano, ubwiyunge turi mu uyu munsi mu turere twabohowe, urukundo ndetse no kubana nk'uko guverineri w'intara yabibabwiye. Ibyo byose biracyabura
mu bindi bice bya Kongo. Mbonimpa umwe mu bagenda bahagarariye delegation yoherezwa na M23 mu biganiro cyane cyane bya Doha ubu ngubu biriko byaberaga muri Suisse yashimangiye cyane cyane ko bo iyo bagiyeyo bazana gahunda cyangwa se umushinga w'ishya mu bikorwa ibyo babemeranije cyane cyane amahoro n'umutekano mu bice bagenzura. Ibyo leta ya Kongo yo ngidashya mu bikorwa akavuga ko leta ya Kongo ahubwo akenshi ivuga ibyidakora mu gihe 23 iyo iba yiyemeje gushyira mu bikorwa umugambi yasinyiye ariwo kuzana ubumwe mu baturage amahoro n'ituze kandi mu bice byose ngo byabohowe byinzurwa na 23 ibyo bikaba bisa nkaho ari 100% kuko ngo baza gashyira mu bikorwa uwo mugambi kandi n'abaturage bakumva neza ko kubana mu mahoro ari iby'ingenzi nkuko babisabwa na M23. M23 kandi binyuze muri Mbonimpa ishimangira cyane cyane ko leta ya Kinshasa nayo usibye gukomeza kubeshya ndetse no kujijisha ubundi icyo ari kwiriye gukora cyane gushyiramo imbaraga cyane kurusha ibindi ari ukwita ku byo bepiranije na M23 byanatuma intambara ishyirwaho akadomo mu buryo bwa nyabwo nyine ikarangira igashyirwaho iherezo ryayo amahoro n'umutekano bikaboneka mu bice byose bigenzurwa na M23 ariko n'ibice bigenzurwa na Kinshasa. Rero Mbonimpa ati twatangiye ibiganiro tuvuga ko ibyagezweho hano bitagomba kongera gusenywa kandi ko twanze gusubira inyuma. Tuzavugana na leta Kinshasa tubabwire tuti mwafashe n'abaturage bacu mwarabambuye mwarabasahuye kandi mwazanye ivanguramoko mu baturage ba Kongo bityo ibyo ntabwo tuzongera kuzemera ukundi. Ni nk'amagambo ashimangira cyane ko M23 idafite gahunda yo kongera kuva mu bice igenzura nubwo hari uduciri kuvamo ko nta gahunda ifite kuva mu bice igenzura izakomeza kugenzura ibyo bice kuko bazanye amahoro muri ibyo bice bazaniye abaturage icyo bari barabuze icyo leta yabigumye. Leta yakomeje gukwirakwiza irondabwoko, leta yakomeje gukwirakwiza amacakubiri kubw'ivyo M23 yo izanye ubumwe amahoro ndetse no kubahana ibyo leta Kinshasa itigeze yihanganira ko byakorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Tugaruke kuri iyi nkuru M23 mu mpinduka mu buyobozi. Ubuyobozi bukuru bwa M23 bwari buyobowe na Colonel Imani Nzenze ngo yasimbuye kuri umwanya na Kamasa Ndakize Welcome. Niyo makuru amaze gutangazwa yasohoye gutangazwa kuri X avuga yuko Imani Nzenze wari umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 ku mwanya yariho yasimbuwe na Kamasa Ndakize Welcome. Hanyuma abandi bavuzwe muri imyanya nabakurikira ikiciro cya mbere cy'ingabo zo majyaruguru ubwo cyangwa se division ya mbere brigade ya mbere hawe Brigadier Bodwe Ngaruye. Hanyuma ikiciro cya kabiri kikoreraga imasisi cyahawe General Brigade Gaceri cyangwa se Brigadier General Gaceri ari ugomba kuyobora izi ngabo. Ikiciro cya gatatu cyahawe General Brigadier General cyangwa se Brigadier General Bizamungu. Hanyuma ikiciro cya kane gihabwa Brigadier General Sematama. Urwego rumwe haherutse rero kubaho impinduka muri za ministeri ebyiri nanone aho ubwo kuri ubu ngubu M23 iri kuzana impinduka zikomeye mu itegekere yayo. Bamwe mu gushimangira iby'ubuyobozi cyangwa se izi mpinduka mu butegetsi bavuga yuko ari kugenga M23 yongere isaranganya ubunyamwuga abayobozi bagomba kureba kure. Ikindi cya kabiri bamwe kuri X batangiye gushimangira cyane cyane ko M23 kwitegura guhabwa ubutaka bwayo guturuka Bunagana kugeza Bukavu kugeza Kamanyora aho bagomba gufungira. Nibyo bikaba ngari bice gomba kugenzurwa na M23 100% muri make bagabasa nk'abo bagiye kwa Repubulika yabo leta yabo ngo uduce batabafazagamo ngo bakuba batuvuye utundi duce ngo ubungu rero zemejwe bagiye kutuyobora 100%. Gusa ariko wajya kurande rwa leta ko ngo ibyo ngibyo byabimeze nko kwikiri gitugase kubyemeza gutyo. Dore impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere leta ya Kongo ivuga yuko ibigomba korwa zose gomba kurangira ibice byose bya Kongo bigaruwemo FARDC ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo amahoro akunde ahinde. Ni mu gihe n'ibihugu bitandukanye birimo Ububirigi, Ubudage, Ufaransa, Leta Zunze za Amerika bose bashyigikiye uwo mushinga wo kuba hatangwa icyo twakita ubutaka bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukava mu kwezi 23 ubwo butaka bugahabwa FARDC akaba ariyo ibugenzura ngo kuko kugenzura ubwo butaka ariyo mahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba M23 ivarwe muri ibyo bice ibyo bice bigahabwa
M23 niho ibyo bice gahabwa FARDC M23 ngo niho amahoro n'umutekano byaboneka muri rusange. Ngo naho ubundi nta mahoro ahari, ngo nta mahoro yaboneka mu gihe M23 ari igenzura ibyo bice. Ni nko kuvuga yuko M23 idashobora gutuma amahoro aboneka mu buryo bwuzuye. FARDC ngo niyo izazanira amahoro abaturage b'abakongomani muri rusange, cyangwa se nk'izatuma amahoro akomeza kubaho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse kuri ibyo nanone byavugwaga kuri M23 n'ibice bagenzura, arandi makuru avuga yuko ari inama rukokoma itegerejwe kubera i Goma yo kongera kwiga kujyana n'ikibuga cy'indege cya Goma, aho ari amakuru amwe ashimangiye cyane ko M23 nayo ubwayo yavuze ku gufunga ikibuga cy'indege cya Goma, ariko imiryango by'umwihariko European Union, MONUSCO bakaba batari barangiza kwemeza neza niba indege zizanye ubutabazi koko zizanyura mu gice kigenzurwa na M23. Bazaniye ubufasha abaturage maze indege zikagwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Gusa ariko biracyateye impungenge kuko M23 ntago iremba neza impamvu hari ukutumvikana cyangwa se impamvu bamwe bifuza iki cyangwa se kiriya. Uribuka ko mu minsi ishize M23 yavuze yuko bari kuganira ku gikibuga cya Goma, ariko ntibigeze batanga umucyo urambuye ku buryo kizafungurwamo. Ibyo ngibyo turacyabitegereje, tuzamenya ndetse nuko bizagenda ubwo mvango mu minsi iri imbere. Tugaruke kuri iki ngiki ngo Perezida Paul Kagame yangiye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we niko African Intelligence yanditse. Bati Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari ateganijwe gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko amaherezo ntiyabasha kujya i Washington. Urugendo rwasubitswe rushobora guterwa n'amakimbirane ari hagati ya Kigali na Washington. Hari gutumvikana kuri hagati ya Kigali na Washington hashingiye cyane cyane ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda, ndetse baracyanategura ibindi bihano. Urabizi neza ko ari itegeko ryatowe ryo gusaba yuko bitewe no kwirengagiza amategeko cyangwa se amahame ya Washington bikomeza gutuma intambara ikomeza kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barasaba yuko ngo abanyamahanga bose bagira uruhare muri iyi ntambara muri Kongo bagomba kubiryozwa. Muri abo rero bagomba kubiryozwa ngo hakaba harimo ingabo z'u Rwanda. Ari niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahanye ingabo z'u Rwanda bazishinja kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rwagiye ruhakana ko rutafite ingabo muri Kongo zirwana ku ruhande rwa M23, ariko ntabwo byigeze byumvwa na Leta ya Kongo iyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ibyo bihano nivyo byatumye Leta ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza no kurangiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibihano ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bazishinja nyine kwa butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubw'ibyo bakavuga yuko izo ngabo zigomba kuvayo ku cyiza ndetse n'ikibi, umwuka nagomeze neza. Rero nyuma y'ibyo bihano no kutamirana neza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo byatumye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashaka kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba uburenganzira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se pass kwakirwa, ariko akabyakirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'iyo ntambara cyangwa se ibyo bihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda. Ibi ariko nta ruhande rwigeze rubitangaza usibye kino cy'amakuru yitwa African Intelligence cyabyanditse, gikunze ko inkuru zishukumbuye akenshi bamwe baranakizera bakavuga ko ikinyamakuru ngo gitangaza amakuru gifitiye gihamya, nubwo ku rundi ruhande nta ruhande rundi rwigeze ruvuga iby'iyi nkuru yo kwangirwa kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nkuru yabo ni ngiye banditse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 bivuze ko ari uyu munsi. Murabibona imbere yanyu. Icyo ni inkuru abahaye ngo controversy surrounds Kagame's US travel plans. Nyuma ibyo tubivuyeho tuze kuri iyi nkuru nanone. Kagame yavuze ku byo guhana u Rwanda ndetse avuga ko n'ibyo bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika koko bibabaza, ariko avuga yuko icyababaje kurushaho uko u Rwanda rutarimo gukora ibyo rwakoze cyangwa se mu gukora. Ni inkuru dukesha RBA. Umuyobozi yabazwaga ku ruhande rw'ihuriro ry'abayobozi bakuru b'ibihugu, aho Perezida Paul Kagame nyine yari mu nama kubera i Kigali, aho abayobozi batandukanye, abanyemari, abayobozi b'ibihugu za guverinoma bari mu nama. Ni nama yafunguwe tariki 14 z'igitabo 15 Gicurasi. Kagame yasubije ku mugaragaro ibihano Amerika ngo yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru benshi mu ntangiriro za Werurwe. Hanyuma Perezida Paul Kagame asubiza agira ati sinigeze nemera ko ibintu bimeze nabi kurusha ibingibi. Yemera ko izi ngamba zibabaza, ati
niyo ntego iteganijwe, ariko yanga kuvuga yuko ibi hari impamvu zahindura gahunda ziriho. Ati kwababara cyane turamutse tudakora ibyo turimo gukora ubu, bisaba byinshi kwemera ikibi. Uyu ni Perezida Paul Kagame yavuze amagambo. Ati cyababaza cyane si ibihano ahubwo ni ibyaba u Rwanda turimo gukora ibyo rurimo gukora. Yanasabye ibihugu za Afurika kutirengagiza igitutu cy'amahanga. Ati ntukite ku bihugu byibwira ko ari byo bifite isi. Umunsi umwe ntibizabaho kandi igihe gihagije ntibizaba igihe gihagije ngo bibone inyungu ziva mu gukoresha nabi abandi cyangwa gukora ibikorwa byo gukandamiza abandi cyangwa se byo kutita ku undi muntu. Kagame akagaragaza neza cyane ko ibihugu bya Afurika bikwiye kumenya ko abantu bahari, ariko abo bantu ntibatume ibihugu za Afurika bireka gahunda zabyo ziterambere ngo nuko abitwa bashaka bo hake abitwa bakomeye bahari ngo batume Afurika iva ku ntego zayo. Nimba Afurika ifite icyerekezo kizituma igikomereho igikomeze, nta kabuza izakigeraho, nubwo abo ngabo batabura kusa nkaho bibasira igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bibasira Afurika muri rusange. Ati abanyafurika tugomba kwigira no kwimenya. Ukurikije amagambo ya Perezida Paul Kagame, asa naho nawe anenga ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byigira ko cyangwa se byigaragaza ko ari ibihugu bifite ubushobozi, byigaragaza ko ari ibihugu bigena uko ibindi bihugu bigomba kubaho, bibikunze cyangwa se bitabikunze, ahubwo akagaragaza neza ko ibihugu bya Afurika nabyo ubwabyo bikwiriye kwigenera uko bizabaho hadashingiwe ko abandi babigenera kubaho. Ibi rero bikaba byongera gushimangira uburyo ngo Afurika igomba kwiyumva y'ubwayo, ifite umutungo kamere, ifite abantu benshi, ifite isoko, kuko ibyo rero ntakwiriye gutega amaboko. Hakurikijwe ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikijwe uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira muri kano karere, bamwe mu gusobanura bavuga yuko bigoye cyane kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizapfa kuva muri kano karere mu buryo bworoshye, dore ko bahawe icyo twakita rugari muri Repubulika ya Kongo cyane cyane, aho bahawe amabuye ibirombe bagomba kuzakoreramo by'igihe kirekire bakorana na leta ya Kinshasa, kandi bikamara igihe kinini mu bufatanye. Amakuru ariho nuko kandi nanone usibye no korana na Kinshasa bashobora no kuzamara igihe kinini bakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi bakaba banagira impinduka muri geopolitike ya kano karere, buryo nyine ibintu muri kano karere zahinduka hashingiye cyane cyane ku kuba aribo baba bafite moteri yo muri politike no mu gisirikare. Amakuru andi akomeye ari kuvugwa mu gisirikare cya FARDC ni impinduka zo kuzana ibikoresho. Iyi nkuru itangajwe mu masaha ashize yavuze yuko hari ibikoresho FARDC guteganya kwimurira muri Kisangani, Hindu ndetse na Bujumbura, ngo kuri Mikenge International Airport. Ibi bije nyuma y'iminsi igira kuri 6 havuzwe abasirikare benshi ba Repubulika ya Kongo bageze muri Uvira, biyongera kuri basanzweyo, kandi gahunda bafite ngari yo kurinda ibice bikuva mu M23. Nubwo mbere yaho byavugwaga yuko bari kwitegura igitero gikomeye cyane cyo guhangana na M23, igihe byari birimo kuvugwa M23 ifite umugambi wo gutera yerekeza muri Uvira. Aba basirikare rero bakeneye ibikoresho. Gusa uyu mugambi unavuzwe nyuma yuko haranavuzwe ko M23 iri gufata abasirikare ishaka kuberekeza mu gice cya Warikare banyuze mu nzira ya Hombo, ngo tutse muri Bunyakiri hafi gato ya Kawuzibiega, ngo tuka muri Kabare. Abasirikare bagomba kuzanwa Kisangani, akarimo bagomba kuhita bagira muri Warikare, birumvikana n'ibikoresho bigomba kuzanwamo. Bikaba bitekerezwa ko niba nta gihindutse gishobora kujya kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba muri make cyo guhangana na M23, kandi ubwo birumvikana ora na M23 no kurwana nawe M23 iherereye, kandi iherereye mu bice byo muri Asazo bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ko ubwo intambara ariho yaba iri kwerekeza, imirwano ariho yaba iri kugana, ikitwa ihangana ryaba rigiye gukomeza kuba icyo kwibwira yuko amahoro ashobora kuboneka ubutaka bwa Kongo, abantu bagapfa bakaba badapfa kucyemera cyangwa se kukizera, bitewe n'uburyo iyi ntambara baba bayipanzemo cyangwa se bayikozemo, bazanye ibikoresho byinshi bya gisirikari ndetse n'abasirikari bo kubikoresha. Ariko hakibazwa FARDC ishobora kugenda ikarwana indi ntambara mu gihe bye bizwi neza ko gahunda yo kurangiza urugamba ariyo iri gushyirwa imbere, kurangiza intambara kurikira amasezerano yasinywe muri Suisse ari amasezerano n'undi ya Washington,
kuko ari amasezerano ya Doha kuko ari yimuhiwe mu Busuwisi. Ubwo nacyo ni ikindi kibazo. Njyewe ntago nzi iki cyangwa se kiriya. Gusa iminsi iri imbere duhakiye byinshi, ubu ukomeza kubana natwe uzamenya ibiri gukorwa ngo ni ibiki, uzamenya ibijya mbere ngo ni ibiki, ujye ukomeza kubana natwe iminsi yose. Amahoro.